sangamo rw'ubuhanzi ndetse n'ubugeni. Iki ni igice by'umwihariko urubyiruko rubonamo amahirwe cyane. Kuba Bruce Melody ari urugero rw'ibifatika, kuba Bruce Melody ari ishusho y'ubugeni n'ubuhanzi ariko bwiteje imbere, byanga bikunda hari nawe urugendo afite. Bruce, ubugeni n'ubuhanzi burunguka no murimo. Murakazi cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo si ikibazo hakagombye kubumbaza undeba aha, urabona ko ngaragara no kuri pano. Yes. Ndasa n'uwagaburiwe, ndasa n'urya. No murimo mwiza kandi ugabura. Kera urebye mu myaka 20 ishize ukitegereza ubuhanzi, ariko ndatinda cyane cyane ku muziki kuko niho mbarizwa. Yego. Twari inyuma cyane, ni n'uruganda rwatangiye gukora nyuma y'izindi bitewe n'aho igihugu cyari kiri, kubera ko buriya habanza kubaka kwidagadura bigakurikira. Yego, sure. Birumvikana rero ntago byari byoroshye, ariko ubu ngubu ngiye nabaha nk'urugero, mvuka mu muryango ukijijwe ADPR Busanza. Rero ndibuka mbwira mu rugo ko ndi umuhanzi, barabanje baransengera, vuga mu ndimi ariko babona ndacyakomeje. Rero hari umuntu w'umugande twari duturanye aza kumgira inama ati rero kugira ngo ugaragare nk'abahanzi shyiraho utudirede. Umunsi rero mama yambonye nashyizeho amadirede, aravuze ati yo dore disco abazimu bamugize. Si n'ikintu cyumvikanaga muri societe bisanzwe kuba umuhanzi sagihobe, ariko twararwanye nk'uko mama wa Rwagasabo yabivuze, turahatana umuziki turawukora, tugerageza kwereka abantu ko turi mu mirimo dukreyana. Umuziki ni umurimo uhanga indi mirimo. Abantu bagenda babisobanukirwa, abafana bariyongera. Nshimira n'abahanzi b'icyo gihe babitangije, nabo ubu ngubu dukora akazi kamwe. Umuziki uragenda urakura kugeza ubu hari contribution y'abahanzi cyangwa se creative industry muri rusange kuri GDP y'igihugu asaga 5%. Ariko ntitunyuzwe n'ibyo turi kubaka ku gihugu, kubera ko inzira iracyari ndende, ntabwo turagera aho twifuza kugera. Turifuza gutanga 20-30 nyakubahwa Perezida wa Repubulika, cyangwa se tukanarenza naho, kubera ko buriya umuziki ni secteur yatinze kwitabwaho. Ariko ubwo nanjye bamugana imbonye amahirwe nkaba nicaye aha, reka mbibanyuriremo. Yego. Buriya nta twebwe nitwe ngagi. Mbivuze kubera iki? Buriya umuziki winjiza mu madevize. Umuziki wambuka umupaka, buriya twe nta visa, buriya tuba dukeneye twasohoye indirimbo, upfa kuba ufite internet urambona, upfa kuba uri ku mbuga nkoranyambaga, kandi aho hose n'ibitaramo dutumirwamo hanze y'igihugu twishyurwa mu madevize. Ni ukuvuga ngo ni secteur ntekereza ko yitaweho ikanongerwa mu bukerarugendo. Ubuhanzi bwongewe mu bukerarugendo nabwo bukitabwaho cyane, bwakurura abantu benshi. Icyo ngicyo turagisaba kandi tubasezeranyije ko tuzabikora neza, abitabiriye bakajya banyurwa. Ikindi navuga wenda ni kuri contribution y'umuhanzi nkanjye. Munyihanganira ndatanga urugero kuri njyewe, cyane cyane ko mbikora kinyamwuga. Buriya mu ndirimbo zanjye akenshi nkunda kugaragazamo amashusho y'igihugu cyacu cyangwa se n'umujyi wa Kigali. Ndaza kubaha urugero, muragenda mubyibuka, nk'indirimbo yanjye yitwa Katapira twayikoreye mu mujyi wa Kigali aha hose, ariko ni mu bihe bitambutse. Hari yitwa Food Tour twakoreye Karongi. Abantu bose bahoraga babaza ngo hariya ni mu Rwanda, hariya ni mu Rwanda. Ubuhanzi ni ubundi buryo bwo kugaragaza no ku branding igihugu cyacu ku buryo n'abanyamahanga bakibona. Kandi ntaragera ko bihenze, reka mbanze mbereke nk'indirimbo mperuka gukorana n'umuhanzi witwa Diamond wo muri Tanzania. Image itangira iyo ndirimbo ni rond-point iri kuri Sonatube. Ni ukuvuga ngo dutewe ishema naho tuba, ariko ntabwo dushaka ko bikorwa na politike cyangwa se n'abapolitisiye gusa. Natwe turashaka kugaragaza igihugu cyacu. Uwo muziki rero wambazaga ko ari akazi, ni akazi kishyura neza iyo gakurikiranwe, ariko ni n'akazi gahenze. Nk'iyo ndirimbo navugaga, muri iyi minsi indirimbo ishobora gutwara amafaranga arenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu tuyashyiramo nuko twizeye kazagaruka. Ntago habura imbogamizi. Nk'ubu ngubu wenda nk'imbogamizi nkanjye Bruce Melody cyangwa The Ben, dushobora kujya muri arena hakuzura, tugatanga ibyishimo, tugakreya akazi, abantu bakabona imirimo.
ariko twifuza ko ibikorwa remezo byose muri rusange bitwegerezwa tukanoroherezwa kubibona, tukagira access kuri stade Amahoro nk'iby'umupira gusa. Dukumbuye ibitaramo bizamo abantu 60,000 mu gihe ukarara unezerewe. Abafana bari kunyumva niba babyemeye nibavuge ngo yuhu. Aho rero aho ngaho ni mu bijyanye no gutanga ibyishimo nabo turibo iyo bigeze imbere wenda y'umunyamahanga ureba igihugu. Ikindi hari gahunda ndimo n'abandi bagenzi banjye turi kumwe twayise Music for Export. Mbere mbanza kubashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko dufite uyu munsi noneho dufite ishuri ryigisha umuziki, ntago ari ibintu tugikora nk'abishakisha nk'ababyihingamo. Ntago nge nagize amahirwe yo kurijyamo, simvuge gutyo ngo mugire ngo ndakuze, nubwo ntari umugenzi sindi no mu millennium ndi hybrid, ndi hagataho, kubera ko umuziki wanjye bose barawumva barawukunda. Rero abantu dukorana uhereye kuri bande abari muri team bose bize umuziki ku buryo atari ibintu tugikora dushakisha. Turi gushyiramo imbaraga zishoboka zose ngo turebe ko umuziki ari naho numvaga byahurira n'ubukerarugendo, ko umuziki kandi tubikora turi benshi n'abandi bahanzi, ko umuziki wacu w'u Rwanda warenga u Rwanda. Turabasabye mu ushyigikire, dusaba n'abashoramari gutangira gushora imari mu muziki nyarwanda. Turabashimira abahari kandi ni ukuri bakoresha ingufu nyinshi, ariko dukeneye benshi kugira ngo birusheho kugenda neza. Icyo nashaka gusorezaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni ukubashimira, mwarakoze kumenyekana. Njyewe njya ngenda nagize amahirwe yo gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa Shaggy. Icyo gihe numvaga nshaka gutwara idarapo ariko sinarinzi aho barikura. Ubwo nyine ndiruka nshakisha abo bantu bose, nza kugira amahirwe ndaribona. Buriya ku irembo waribona, nta nubwo byari ibintu bigoye, sinagombaga no kuva mu rugo. Ndaribona ndagenda, ariko winjiraga nko mu kiganiro bakakubaza ngo uvahe, nkavuga nti ngiye nitwa Bruce Melody nturuka mu Rwanda. Ukabona umuntu atangiye, ariko iyo twongeye izina ryanyu ni business class, ngenda njyenyine birijyana birihuta. Ubwo rero twabafatiyeho lift kandi bigira umumaro. Kandi iyo ndi gukora ibintu numva ntewe ishema naho naturutse, nta kintu na kimwe kindutira u Rwanda. Ni ukuri turabakunda cyane, mukomeze mudushyigikire, murakoze. Arakoze cyane, arakoze Bruce Melody. Biragaragara ko ni urugendo rushimishije, kuko niba twahereye mu miyoborere myiza tukaza kuvuga ku uburezi bukaba ubutanga rwiyemezamirimo nka Nishimwe ushobora kuba akiri muto ariko afite intumbero y'ejo hazaza harimo no gutanga umurimo, n'urugendo rushimishije. Scovia kandi nawe watugaragarije ko itangazamakuru kuri kino gihe rigomba kuba riri responsable w'ibivugwa, ariko kandi Bruce Melody nawe aragaragaza ko ubugeni n'ubuhanzi ari umurimo ushimisha. Reka rero mbashimire mwese abagize uruhare muri iki kiganiro. Sinzi niba Doris, ikijyanye n'imiyoborere mu nzego z'ibanze hakunze kuvugwa capacity building cyangwa se guhugura bihoraho by'abayobozi mu nzego z'ibanze. Kuri ubu ngubu byifashe bite, kuko nabyo ni ishingiro rya serivisi nziza? Murakoze. Mu rwego rw'ibanze hakomeje ayo mahugurwa, arakomeje cyane cyane no kuvugurura. Nibaza ko hari n'izo gahunda zo kuvugurura imihigo. Hari aho babikomoje hejo bavuga ngo imihigo igomba kujyana n'ibibazo by'akarere, cyane cyane mu mihindagurikire y'ibirere, nayo bakageramo muri environment. Ni uguhozaho, ahubwo nanabwira n'abaturage kumva ko imihigo ntabwo ari amasezerano hagati y'abayobozi gusa, ni amasezerano hagati y'umuyobozi n'umuturage. Nibyo bakugomba kugira ngo ugire iryo terambere. Navuga ko ari uko guhozaho. Murakoze. Minister muri education, muri no minsi havuzwe cyane igerageza mu rurimi rw'icyongereza ryatumye hari abayobozi bamwe bahindurwa. Biramwabitangaho iyihe shusho, kuko byavuzwe cyane mu ntangiriro z'iki gihembwe? Nabanza nka gukosoraho gato. Yego. Ntabwo
ntabwo ari icyongereza cyarebwagaho nk'uko nabivuze kare, nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yatubwiye ejo, mu rugero rwose turiho ibyo dushinzwe tugomba kubibazwa. Rero habaye isuzumwa ry'abayobozi b'ibigo kugira ngo turebe ko koko inshingano zabo bazuzuza. Abatarazuzuje barasezerewe bashyirwa mu bwarimu, ababonye imyanya, abatabonye imyanya barashakirwa iyindi cyangwa se tubasezerere. Ibi rero bivuga yuko uko nabivuze mu burezi ndetse no mu gihugu cyose ibyo kuganira ku nshingano ari ibintu dushyize imbere kandi twubahiriza, ku buryo umuntu wese agomba kuzuza inshingano ze agakorera u Rwanda n'abanyarwanda ibyo yashinzwe. Murakoze cyane Minisitiri. Aline, ikijyanye n'igishoro ku muntu ukiri muto cyakunze kugorana, ariko we ndumva wamaze kurenga igishoro, urifuza no gutanga akazi. Bitanga ihe shusho ku rubyiruko bagenzi bawe? Murakoze cyane. Ku rubyiruko rugenzi rwanjye nk'uko nari nabigarutseho, ishusho ya mbere ni uko tugomba kugira viziyo. Ntabwo imihigo ari y'igihugu gusa, natwe tugomba kugira imihigo yacu. Ikindi tukimakaza gukora umurimo no gukunda umurimo kandi tukawukora unoze. Urakoze cyane. Scovia, hari icyitwa views kiri aha hanze kivuze ubuhuha. Buri wese ufite YouTube arumva yabona abantu benshi bitewe n'ibyo yavuze. Ibyo kandi bituma ashobora gutanga amakuru rimwe na rimwe kuyanonosora cyangwa se kuyasubiramo bikamugora. Tubifate gute mu munyarwanda ureba imbuga nkoranyambaga amenya ate ukuri na views zikenewe? Urakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse nawe muri umuhaye umwanya. Views ni ingenzi, abari hano ahubwo mwese muzime n'abadukurikiye hirya no hino kuko turazikeneye. Kuvuga uzi ko nta muntu ukumva ubundi ubugize ibyago, niyo mpamvu tuzikenera. Ariko kuba umuntu yavuga ibidahwitse, ndatanga urugero. YouTube twagize amahirwe tubona internet, nubwo iduhenze nk'abanyamakuru n'abayikoresha ariko iraboneka. Noneho abantu barambwira bati niba ushaka kujya kuri YouTube nayoboraga ibiganiro kuri radio no kuri televiziyo, bati nayo nushaka kuyikoresha uvuga biri uvugira kuri radio nta muntu uzakumva. Ati baba bashaka abatukana, abarwana, bambaye ubusa, kandi ibyo bintu ntabwo byataha iwanjye. Ndavuga ariko niba navugaga kuri radio abantu bakanyumva, abantu bakeneye kumva, ntabwo abanyumvaga nimbimuriraho banyumvira barabuzwa n'iki? Njya kuri YouTube kimwe n'abandi mvuga amakuru asanzwe nyine y'amakuru. Twarejeje, twararumbije, umuturage arasaba iki, umuyobozi twarejeje, twararumbije, umuturage arasaba iki, umuyobozi yavuze ko tugomba kubigenda. Mvuga amakuru y'amakuru nyine atari ibitakaragasa abantu bavuga. Birangira abantu bose bankurikiye, n'impamo ya Mungu ngira ngo hano haba harimo umwe, hafi ya bose baranyumva kandi na views ndazibona, kandi ntabwo navugaga ibidahwitse. Ndagira ngo abantu dukosora iki kintu, kuko ibidakorwa ntabwo ari cyo bisobanura ko uzabonwa bari abantu bamuzi ngo baragukurikiye. Mu Kinyarwanda tugira ibintu bibiri, umuntu agira abamukurikiye akagira n'abamushungera. Iyo ukora ibintu bipfuye abantu baba bagushungereye burya, ntabwo baba bakumva. Ntekereza rero ko abashaka views rwose ubu ndashishikaye ndazishaka. N'impamo ya Mungu umuntu uri hirya no hino unyumva ku isi no mu Rwanda muzime, ariko bazajya baza kunyumva ntibazaza kushungera. Yes, murakoze cyane. Mu gusoza rero, Bruce Melody, tugaruke gato ku musore utureba cyangwa se inkumi ukiri muto wumva yifitemo impano ariko akaba atazi aho yahera. Breakthrough arahera he? Aratangirira kuki? Murakoze. Ndaza kwifashisha ingero. Yego, datinze. Ntago ntinda. Mwabonye umusore witwa Aisha Speed heruka hano? Aisha Speed, yes. Wakubaza ngo akora iki wansubiza ngo iki? Agera mu gihugu ubundi akifotora, akazunguruka hano yifotora. Wifuza gutera imbere afite internet, ufite smartphone, ufite uburyo bwo kwifotora, urasa neza, ariko nyine niba bona ntacyo uri kubikoresha kandi ufite umwanya, ufite ibyo wakerekana, abantu benshi bafite umwanya wo kureba, guscrollinga bakirirwa bareba bata umwanya, ibyo byakakubereye umusaruro. Ari nacyo kinjyana ku bundi busabe. Yego. Turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga zikatugera. Kumonetiza nubwo
ni uburyo bwo gukorera amafaranga Yego. kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza, kuko ababikora nabi n'ab'inzego zirabareba. Yego. Bose ntabwo ndi bubatindeho kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buriya ari amavideo yose abantu bafata, biriya byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu, ariko ku banyarwanda ugasanga benshi bibasaba inzira ndende cyane. Ni ukuvuga ngo dutira ubwene gihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri, cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Murakoze cyane. Mu gusoza mfite ikibazo buri wese ngiye kubabaza kugira ngo Picard, nuhe munyarwanda twifuza? Ni nacyo mwese munasubiza. Picard. Murakoze. Ngiye numva umunyarwanda twifuza ari ukorana ishyaka muri byose, ufite ambition, kandi ufite unasaba standards ziri hejuru mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka mbarogoye gatoya. Ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Niki ngo tugikemure? Bruce, ni ikihe kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Uyu ni umwanya kuko n'urubyiruko hanze iki kintu kiri kuvugwa cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba. Abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntabwo zijya zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntabwo tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Byakemuka bite technically? Yes, Scovia yenda hari igitekerezo afite kuri ngingo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye ndi umwe mu bazikeneye cyane. Iki kiganiro kigeze kiba kuko ari ibintu biri tekiniko muri ICT. Tuza kujya mu kiganiro na Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'umukozi ukora muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga. Hari ibyo batubwiraga biri tekiniko, niba minisita yadufasha wenda gusobanura biri tekiniko muri ICT ngira ngo nibyo cyadufasha, ariko kugira ngo zijyemo hari twanasabaga bakatubwira ngo Google ivuga ko itaziduha cyangwa n'abandi, kubera ko mu Rwanda wenda abantu babikoresha ari bake cyangwa ari bake ari benshi cyangwa badakunda kwamamaza, ariko tukavuga ngo leta y'u Rwanda ibidusabiye muri Google bakagira uko bavugana, kuko ubu mu Rwanda dukoresha Google Map. Niba Google Map nshobora kuyikoresha nkayobora umuntu aho ntuye ntamuyoboye ku giti cy'umwembe, ni ukuvuga ngo na ads zishobora kuza. Niba ICT badufasha mu buryo buri tekiniko badufasha. Abashinzwe IT badusobanurira. Thank you very much, Your Excellency. Nk'uko bari babivuze, ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance, kandi ibyo twarabyujuje, nibyo bareba data protection, intellectual property na taxation, ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba nk'uko Bruce Melody yarabivuze ni volume of advertisements. Ni ukuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho, ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes. Ngira ngo ntanze urugero, biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Icya gatatu ni payment infrastructure, ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho, kandi ibyo turabifite.
ari ibyo bigo byose nk'uko nabivuze twavuganye nabyo ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwira ati turimo turabikora bagenda banashyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible ariko bikanasaba ko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Murakoze. Yes, ku bitureba twakora rero specifically ni ibihe? Hari ibyo bireba abo bandi Google n'abandi, hari byaba bitureba ni ibiki tudakora twakora kugira ngo kuva twatangira kuganira nabo ibitureba twarabikoze ari izo regulatory compliance zabayeho ngira ngo dushyiraho na ririya tegeko rya data protection n'ibijyanye na intellectual property, ibyo byose birahari. Payment infrastructure zirahari, ubu ngira ngo ahasigaye hakeneye ko twashobora kuba twabyaza umusaruro izo mbuga nkoranyambaga no kuzamura iyo advertisement base. Murakoze cyane. twayizamura duteze? tuyizamure dute? Your Excellency, I think ibi ni ukubifata twese nk'umukoro companies zose zikumva ko social media is also a platform where you can do advertisements kandi nabyo bigira iyo network effect ishobora gufasha baba local content creators bacu. Harimo kutamenya rero kwaba ngira ngo nk'aba local content creators bo bamaze kubimenya bakomeje bagirana ibiganiro na companies ubu nizo dukeneye zamenya zite to mobilize. twabikora dukwiye kubikora reka Yes, sir. dukora iyo mobilization. Thank you, sir. Okay. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twari turi kugana ku musozo, the speaker yaramaze kutubwira umunyarwanda twifuza. Minisitiri w'uburezi nuwe munyarwanda twifuza? Umunyarwanda twifuza n'umunyarwanda wihagije wihaga